niko agasharo igihe wahereye twombo tubiri ntabwo yaturangiza ari njye kumusotsi hajya kwa mwana muhitanye anike yego nakuntu nyine urumva wazashaka undi mufasha nyine undi sezerano namuhaye waramukundaga ndabyumva ariko ahantu ari ndabizi neza ko yagiye mu ijuru ari ameze neza nawe rero ugomba kumera neza wowe wasigaye mu isi meze neza amakuru ni meza komera cyane umeze ute mukobwa komera cyane madame komera yego Madame umukobwa wanjye byagenze bite ko mbona ujya ko mbona indumwa yihaye mu mabimeze amazi aranyerera amazi gute umuntu ashobora ibyo ntabwo byumvikana ese byagenze bite ceceka umbwire ceceka ubu koko akavuyo kawe ariko ntiyerekeza abashyitsi kwera ese bigeze nuko mubivuze nyine ndanyereye mbaga none urabyemeye ntabwo mbeshye madayi ntabwo niko byumva neza amazi hari ikintu muri kunkinga niko bimeze umwana wacu aranyereye nayo musire amazi yo kunywa amumeneka yizera uzanyizera ryari atabikubwiye ntabwo wabyemeye uko banje kubikubwira niyo mpamvu byemeye genda ndebera agasema manze nitera amazi cyane no kwiryamira aho gira abo banyine mva nkubwire wagashyano cyakora noneho wabera umenya ubwenge muzara mukubwiye siko ibintu nzajya gukora akabimubwira njye nawe uzareba ibintu bizakuba urwo rurimi nzarukura muri kunyumva neza kandi njye mvuga undeba hehe mu maso ndeba se uri kumva kubwira siko ibyo nagukoreye n'iki ni icyaha nizere ko madame umeze ute meze neza cyane ubu nanjye byatari ndwaye binini cyane byatari gusa ariko ndi kubona uri gutaha nk'uturabyo two muri edeni ni keya zawe nyinshi reka da uramujyana se uko amahoro ubonye shana abantu bishimye imana izabafashe nyine bakomereza kabisa kuko nanjye uko mbibonye mbonye bizaza mubonye ko mahoro yari afite akanyamuneza gusa hari ikintu nabonye uriya mugore ko nabonye adashobotse ra kandi tugenze turebe buriya bizacamo azaba mwiza ntabwo wabimenya iminsi izajya ishira tuzagenda tubimenya ya kadutegereze turebe wenda bizakunda none se madame reka mubaze uri kiriya kibazo cyabara abahungu n'abakobwa bacu kijyanye n'amafaranga uri kubona gifashe gute rero abana bacu twamenereje nabi nuko basabye amafaranga bita tubaha nyine ariko numvaga twabanza twabitekerezaho cyane mwari amafaranga yose basabye yose ntituyabaye
kandi koko numvisha ari amafaranga yabura mu muhungu ayo yasabye n'ura mukobwa yose ni menshi cyane, urebye yanabafashe no n'ishuri. Gusa nyine wenda ajyanye turareba ku buryo twabaha 1/2 kuko ntabwo uko basabye twayatubaha, yaba ari ukubamenyeza nabi. Mbega nabo bagomba kwiga kugira gute gukora. Gusa ikindi nakubwira mufitiye surprise kuki kuri uwo munsi. Yes. Amafaranga yanjye marako ntibishoboka, amafaranga yanjye we yagiye. Tubana mu nzu turi babiri, ubwo nire wambwira ngo yayatwaye. Murabwira ko yagutwariye amafaranga? Ni wowe. Jewe wowe wari wayashyize? Njyewe bikira amafaranga muri Bibiliya, ize zanjye nta mafaranga nta. Ako none nakumbi wowe bika amafaranga muri Bibiliya se n'ingendo Bibiliya yatwaye? None tuba mu nzu turi babiri, nta kuntu wambwira none wambwira ngo iki? Ha utashaka kumbeshyira kandi yatwaye amafaranga. Niba amafaranga warabitse muri Bibiliya, genda urebe neza ko amafaranga atatwawe n'abarobo. Abaye iki? Unamutwariye amafaranga na? Ninde se amaki? Amafaranga. Reka amafaranga yo kumbeshyira rwose. Amafaranga wari yarabitse muri Bibiliya, niba ari abarobo bayatwaye simbizi. Reka nkubaze, wayabitse muri Bibiliya yakurebaga? Oya ntabwo yandebaga yuko ngiye kuyashaka none. Ariko ibintu hano namwegera nkamukubita kandi. Reka nze mwere. Hano muri ntabwo bari meze ute? Bimeze we bimeze biki? Ni sawa, umeze neza? Imeze neza nta kibazo. Okay, nta bintu nyine nanjye narinze kugusura. Wagira ngo ni byutse we. None se amakuru y'imwe? Ni meza. Umeze neza? Meze neza nta kibazo. Okay, ni byiza. None se amakuru y'imeze? Amakuru ni meza. Ete none se wowe ntubibona? Nanjye meze neza. Nyine tunyine nanjye nari nicaye nyine mvuye mu rugo musabyaga gusa mama ubwo ndaje ndamubwira ati tugiye gusura nyine mugenzi wawe nyine turimo gutegurana bya bindi by'isabukuru yawe. Mama yanjye gusa nyine nari ngukumbuye cyane nanjye nyine tunari ngukumbuye ariko nyine nta nubwo ndimo gutindana hano tu. Wese ugenda nese waruje kurahura we? Oya ntabwo nirije kurahura ahubwo narije kukureba nyine ukuntu wese ugenda kano kanya. Nyine narije kugusura ndetse nyine n'ukuntu meze ahubwo nyine narishimye nsaza. Jesus. Kama nikira kimwe control. Ngira gute? Nikira kimwe bose ko maze iminsi 3. Ase igihe uba waririye. Ariko hashize iminsi 3 narya. Abandi bakobwa ngo ntago barya. Ndavuze ngo va mu maso. Va mu maso. Karayi kamwe basi. Ngurushye. Ubuze we ntago ujya mu karayi kamwe kanye koko. Uzongera kurya ko Yesu Kristo yagarutse ku Nzaliranyishe mana ndafatanye n'umugongo maze iminsi 3 ntarya gusubije mu ndabimara kuko mwana yanjye ariko mwana naragoye ubu yaba mu makiri byose mba mbikora koko mwana yanjye
ntabwo ni mwereka mbikore maze banjye niko agashyaro igihe wahereye twombo tubiri ntabwo uraturangiza nari ngiye kubisaba sinajya mvura ngo mwana w'umwanza muhitanye anike